hanyuma nkuko mugenzi wanjye yarabivuze nimba yaratanze amafaranga yo gukora indirimbo akongera agashiraho nk'izo miliyoni 7 zo gupromotinga igihangano yakoranye na Bruce Melody, nimba koko ari byo nkuko nawe warubivuze inzego zagera yego biramutse yego nese ntaguciye mu ijambo wenda warakomerezaho none se kuba Diamond atari gukora promotion ni kosa ni sakirego yakoze ese arabitegetswe gukora promotion ubundi? Okay, actually ntagari itegeko ariko Aime turi hano turi batatu Aime TV Show. Yeah, hello, how are you? What's poppin' my people? Reka nizere ko mumeze fresh kandi aho mugiye mwerera yagiye atandukanye mwese mumeze neza nk'ibisanzwe. This is Aime TV Show, this is your guy, this is your team, this is your boy, this is Aime TV Show. Nizere ko mumeze fresh aho mwerera yagiye atandukanye, natwe tumeze neza nk'ibisanzwe. Abamwe mudukumbuye natwe twakumbuye bya hatari, iminsi imaze kugenda iba myinshi muri rusange, murabona ko tuje na vibe nyinshi, twishimye tumeze neza nyine kabisa. Tuje kubaha a full package byano twamenyereje byano twabateganyirije umunsi ku munsi abajene tena ibyo dukunda duhora tubikora umunsi ku munsi. Komi Aime twa Aime nk'ibisanzwe this is Aime TV Show, ndikumwe n'abajene mukunda muri benshi ni Habije ni Koguna kandi ahera kwa Habije musuhuza bameze neza my brother. Meze neza cyane Biracamo ndashima rurema ko nta vibe meze bite? Aya ndishimye nuko wenda haba harakabeho hano karamutse naho ubundi meze neza. Nta mujene n'umyidagaduro ugira imbeho ibyo bintu ndakubujije. Ntabwo bizongera bo. Okay, suza kunda abakurikiye Aime TV Show muri rusange. Ndabasuhuje cyane kandi mumve ko turahabaye ku bwanyu. Uyu munsi bahishiye iki? Ni byinshi bo bakomeze gushyaho rushingi. Yeah, that's cool. Wasaka kunaka bra. Wasonika. Meze neza? That's cool bro. Ndakubona ewana black and white fashion killer ewana hano bunyica cyane. Yeah, this cool bro. Ewana meze neza? Yeah, I'm cool. Utubiki iki umunsi? Mbabiki package nyinshi. Package nyinshi nk'ubusanzwe bisanzwe kabisa. This is a hub of entertainment. This is a vibes factory. This is a vibes Prague. This is a vibes Paris. This is Aime TV Show. Uyu munsi se murambabaza nti mwifata gute nyine yo muje mufite byinshi mugiye bigenda mutangariza abadukurikiye muri rusange mumifata gute mu mboni zanyu nk'abashesenguzi nk'abanyamakuru dukunda? Kuri njyewe uyu munsi ni umunsi nkunda cyane kuko it's my passion. Ndabikunda, ni ahantu numva ko nanjye mvuga ikintu kiri bwumve na buri muntu wese kandi cy'ingenzi. Rero impamvu uyu munsi nkwa agaciro kubera ko it's my career kandi akaba ari na passion yanjye. Right, career, a passion, love, consistent nibyo bitugira abo turibo ejo hazaza ndetse no mu bihe biri imbere. Dukunda umwuga, dukunda ibyo dukora, dukunda ibyo tubahereza, turategura, turabikunda, ni ibintu byacu, ni ibintu byanyu. We love you so much. Duze twapreciate urukundo rwanyu. Dutangirira ku subscriber umwe, dutangirira ku follow umwe, dutangirira ku viewer umwe, bakagenda baza mukagira kuri views ibihumbi n'ibihumbi, bakagera ku bantu 10, bakagera ku 100, 200, 300. Twizera ko nejo bundi umuryango uzagenda waguka tukabona Aime TV Show yageze mu bantu ibihumbi ndetse tugashimira Imana muri rusange. Ngene twa Aime nk'ibisanzwe yo tuje hano mumenya ko tuje tubazaniye amakuru y'imyidagaduro, amakuru ari kugenda avuga mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye muri rusange. Wakibaza ngo uyu munsi tubazaniye iki, tubahishiye iki muri rusange? Agasigenda gapfundura gutya. Iyo tuvuze ngo tuje mu myidagaduro, tuje kuri social media, tuje ku bintu biri kuvuga muri media, muri entertainment, muri showbiz. Ntabwo tuje mu matiku, ntabwo tuje muri beefs, aho tuje kureba ese ni ibiki bihari, ni iki ukwiye kumenya, ni iki ukwiye kuruhukiraho muri rusange. Mu Rwanda navuga ko mu myidagaduro umuntu witwa Bruce Melody, umuhanzi itahiwacu Bruce cyase Bruce Melody uko mwenshi mugiye mumuzi mwamenyereye, akomeje kwigarurira imbuga nkoranyambaga ndetse n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye, usibye kuba hano mu Rwanda ndetse no mu karere no kwisi hose muri rusange. Wakibaza ngo byagenze gute? Bruce Melody yagize gutya ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere
ategura tour media tour, ariko si media tour yo mu Rwanda, ahubwo ni media tour yateguye azazenguruka ibihugu bigiye bitandukanye bya Afrika y'Iburasirazuba muri akarere kacu. Ku ikubitiro yahereye muri TZ Tanzania, akomereza Kenya ndetse akomereza no muri Uganda. Ni mu rugendo rw'iminsi 3 ari kumenyekanisha indirimbo ye yise Pom Pom yakoranye na Diamond Platnumz ndetse na Joe Brown. Iyi ndirimbo Pom Pom ikomeje kugenda iba brand ikomeye cyane, ikomeje kugenda igarukaho ahantu henshi. Urabona top 10 zo mu Rwanda, ubona ku mbuga zicuruza imiziki hirya no hino kuri isi, hirya no hino kabisa uragenda ubona Pom Pom imbere ifite abantu benshi, ifite amajwi menshi muri rusange. That's why uyu munsi turi hano kugira ngo tugire ibyo tugenda tuvugaho muri rusange ndetse n'urugendo rwa Bruce Melody. Ese iyo umuhanzi afashe initiative cyangwa se igitekerezo cyo kuvuga ngo avuye mu Rwanda, ntabwo ari uko isoko ryo mu Rwanda riba ritamuhagije, ahubwo bivuze ko ari kugenda akura yaguka muri rusange, ari no gutagetinga isoko mpuzamahanga, isoko ryagutse kurusha wenda iri hari mu Rwanda. Nicyo twavuga. Bruce Melody rero yavuye mu Rwanda nibyo twayivuze, yerekeza mu bihugu bigiye bitandukanye, Tanzania, Kenya ndetse na Uganda, ahura n'abantu benshi bagiye batandukanye, ibitangazamakuru bigiye bitandukanye byinshi birimo za EFM Tanzania, zirimo za Kiss FM Kenya n'izindi nyinshi za Cloud FM Media, ibitangazamakuru bya Arikiba. Agenda ahura n'aba TikTok bagiye batandukanye, abakoresha social media, abakoresha YouTube, aba YouTubers, muri bikahuye na batenge byose tugenda tubirambura muri rusange uko kiganiro kikomeza kugenda cyaguka neza cyane. Kuri uyu mwanya ntago nshaka kuyarira ijambo, naho nshaka kwizima mu magambo, ngiye murabizi ntabwo navuga ngo ndarusha abajene bari hano gusesengura, ariko ndabizi umutayi wabo, ndabizi uruhare rwabo mu kiganiro, tuzi uko bahagaze ndetse n'ibyo bafite gutanga kuri isho yacu umunsi ku munsi. Mr. Kogunaka, ndagira ngo utubwire ese iyo umuhanzi akoze urugendo nkuru ngurutowa, ruvuga ngo abagiye kumenyekanisha igikorwa runaka, ariko iyo umuhanzi agiye abagiye gucuruza umuziki, indirimbo kuri zo bakora umunsi ku munsi, Bruce Melody agiye ku brand cyangwa se kumenyekanisha Pom Pom, bayita Pom Pom. Ni indirimbo ihagaze neza kuri YouTube, kuri Audiomack kabisa, umusaza ni munyakazi cyane. Ese iyo agiye hanze gutyo, avuye mu Rwanda yinjiye mu bindi bihugu cyangwa se agiye ahandi, bivuze ko n'umundi abafite ibyo agiye kugira gute kubahereza cyangwa se kuba ibyo abashyiriye, sibyo? Ndagira ngo utwinjize neza. Ese iyo umuhanzi avuye mu Rwanda agiye gupromoting indirimbo, bivuze ko hari icyo ababyitezemo muri rusange, ariko kandi iyi ni collabo, iri no solo, ntago ari single yakoze wenyine. Yayikoranye na Joe Brown, ayikorana na Diamond Platnumz, kandi Diamond turamuzi ni izina rikomeye cyane muri Afrika yose muri rusange. Ese kugeza kuri uyu munsi warone kubera iki Bruce Melody ari we muntu uri kwiringa mu itangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga ze zose, tutari kubona post cyangwa se promotion y'umuhanzi Diamond Platnumz? Ese ubihuza gute, urabibona muri shusho nkawe nk'abantu bakoranye collabo, kubera tutari kubona uruhare presence ya Diamond muri ibi bintu, muri indirimbo Pom Pom? Okay, asante, urakoze Aime. Ku ruhande rwanjye, impamvu ya mbere ntabwo ndi bubitindeho, ariko ni impamvu nkeya zitarenga nk'eshatu, ariko z'ingenzi kandi zitari na nziza ku rundi ruhande. Ibi cya mbere ngiye mbifata nko undermine, nko kwandamininga ubushobozi bw'umuntu runaka, bw'umwatiste mugenzi wawe. Ikindi cya kabiri mbifata nkaho ibyo bintu ntago uba warabikoze nka hari passion, ubikora for income. Ku ruhande rwanjye, Bruce Melody ni umuntu ukora cyane, kuko izina nkuko ari munyakazi ni munyakazi. We kuri cyo ntago abyitayeho, ntago ari kwita kuko mugenzi we atari kubikora, atari gukora promotion, we ari gukora icyo akwiye gukora. Ni byiza kuri we, ariko mu by'ukuri uri kubona ko mugenzi we Diamond bakoranye ari silent, aracecetse. Mu by'ukuri bitari ikintu cyiza, ariko ibi
bigaragaje ko Diamond okay arakora turabizi ni umukozi ariko kuri inshuro kuri pompom agaragaje ko atari projet agaragaje ko ukuboko kwe afitemo ari ukuza kuririmba gusa ni vase gusa nta rundi ruharage agizemo rero that's why mvuga ko ntago ari byiza ku muziki muri rusange wagakwiye gukora ikintu for income ariko nanone ufitemo na passion. Yego nese ntaguciye mu ijambo wenda warakomerezaho none se kuba Diamond atari gukora promotion ni kosa ni sakirego yakoze ese arabitegetswe gukora promotion ubundi? Okay actually ntago ari itegeko ariko Aime turi hano turi batatu dukora kuri Aime TV show sibyo? Yeah. It's okay. Urafashe upostinze ikiganiro iyo ni promotion. Yeah. Njyewe ntabwo ngize uruhare mfite nkoresha social media ntabwo mpostinze ntabwo nyipostinze Habi ntabwo agipostinze urumva nta promotion. Yeah. Ese okay nimba atari tegeko ntabwo uri buze kumfosinga ngo why utari gushyira status why utari gushyira profile ikintu twakoze iyi product twakoze ntabwo uri bunkireho ntabwo uri bunkire itegeko ariko se mu byukuri bitanga image nziza. Ntekereza ko twebwe hano wenda uko dukora wenda twakora ntago mba nagize gute ntago mba nabishyuye sibyo n'urukundo sibyo gupostinga nabwo ntekereza ko waza ubishaka kandi ubikunze kubera ko ubikora nyine nta wabyutse ufite icyo kuza ubyuko uri gukora wakaba uri mu bindi wakabaye uri mu zindi projet zawe ariko uravuze uti reka mfate iminota 40 isaha nzi gutya ntegure nganire ibintu nkunda kandi niyumvamo n'urukundo ni passion n'urukundo rw'ikintu ariko ntekereza ko uriya mujene nako katwita umugabo Diamond Platnumz na Bruce Melody bivugwa ko ndibuka muri YouTube Bruce Melody ari kuri iriya radio Crown Media ya Alikiba abanyamakuru bamubashije kujyanye kuri kuvuga ko yaba yarishyuye Diamond arenga miliyoni 156 z'amafaranga y'iki y'u Rwanda. We arabihakana actually byamaze kugira he nyine ni business urumva ni business ese nyine ubwo urabibuza gute? Okay Aime umfashe twumve kino kintu neza sibyo? Tuje hano ndakomeza nkoresha rwa rugero kugira ngo ibi bintu uze kubyumva neza. Yego ahubwo njyewe tubaye reka tuvuge ubaye impakana nanabikora biri passion nkuko mbikora biri passion nza mu kiganiro ari passion yanjye mbikunda sibyo umpana kantu ngiye twarangiza kuganira gutya nashyize social media cyo kintu kucyumva ariko nkuko kubera ko nta kintu wenda nakuramo cyo kenshi kuvuga to no wahise nta posting ifoto yanjye nshyashya ni ifotoje bro uretse gato nyumva neza sivyo abagabo mani bari professionnel bro aba n'aba pro man we niba we harabayeho amasezerano yo kuvuga ngo ntabwo tubizi nibivugwa niba harabayeho amasezerano yo kuvuga ngo wenda hajemo kuba tugiye muri projet tugiye gukorana indirimbo ni collabo iyi ndirimbo hari amafaranga umpaye unyaprochinze kugira ngo njye muri collabo yawe ariko amafaranga ntabwo ushyizeho ntabwo nyinjeho add-ons cyangwa se add-ons zivuga ngo nzakora promotion nabwo ni ikintu kunyishyura we nge nshobora ngo Bruce Melody ngatekereza nti wenda kuko umuvandimwe twakoranye azayipromoting ariko remember ntabwo ari project ye kandi imbuga nkoranyambaga ze zifite abantu bazimanaging zifite income zitanga ikintu kigiyeho kiba kisapoze ko kizahurira gute kuza kubyara inyungu. Yes uri kubyumva mujene wanjye aho kantu tugendana reka twari duse muri mujene and then uraza gushyira compliment yawe ese urabyumva gute aho hantu? Okay koko ikintu mbwiye nicyo ndacyumva ariko bivugwa ko yahawe izindi miliyoni zingahe 7 za promotion ubwo se zibaye promotion ubwo byose nibivugwa itsoke byose nibivugwa nizo 156 kuri Crown Media yavuze ko nta mafaranga wabona wakwishyura umuhanzi nkuriya kugira ngo abe yagira ute
mwakorana collab bivuze ngo nta n'amafaranga wabona umuhaye yo gukora promotion. It's okay. Uretse gato ese Habijay reka gato nawe ngire hano nkwibarizaho gato ese niba bivuga ko nawe nibivuga ko kujya muri projet ko yaragiye muri projet ya Pompom sibyo yishyuwe amafaranga arenga $150 z'amanyarwanda ajye muri project nyine gukora indirimbo collab sibyo n'izindi zirindwi zo kugira ngo akora iki promotion bivuze ngo kandi promotion ntabwo yakozwe bivuze ngo yaba yarishe iki amasezerano kandi bisha amasezerano tugiye mu nkiko ntabwo tuzi ribu hariya niba yitwa tibu cyangwa niba yitwa gute wenda avugana muri tibu hariya turi gutebya sorry ntabwo tuzi yahita avugana mu nkiko aho hantu humva hata harimo akantu wowe akantu karimo nk'uko mugenzi wanjye yarabivuze nimba yaratanze amafaranga yo gukora indirimbo akongera agashyiraho nk'izo miliyoni 7 zo gupromotinga igihangano yakoranye na Bruce Melody nimba koko ari byo nk'uko nawe wari ubivuze inzego zagera yego biramutse ari byo biramutse hari amasezerano yakabaye ayitabaza iki inkiko ndetse n'inzego zikabakemurira ibibazo ariko kugeza kuri munsi turi kubona ari kugenda ari gukora promotion wenyine ndetse yabazwa no ko yaratanze amafaranga kabihakana twebwe tufata version yuko nta mafaranga yatanzwe ahubwo we urubakira point zawe kuba nta mafaranga yize gute yatanzwe ahubwo kweri iki kuba Diamond yakora promotion tuyifate nka hari iki ari support ahubwo ni arabitegetswe gukora promotion ntago bitegetswe mfasha kumva iki kintu yavuze ko kuri Crown Media yavuze ko nta mafaranga yabo wabona wishyuye branding nkiriya nka Diamond yo kuba mwaza mufatanye indirimbo byanze bikuze ntago wabona n'amafaranga wamuhango mukore agukoreye promotion itsoke byanze bisa bivuga ngo ikintu ugomba gukora nuko abari passion yawe wagikunze ariko mu byukuri hano hantu okay ziriya drama ziba zisekeje sometime kuntu ntabwo umbwira ukuntu koko nkuko yabivuze ubundi igitekerezo cya Pompom ni cya Diamond ira projet nani ni ya Bruce Melody ni ya Bruce Melody rero nimba bivuze ni bari ya Bruce Melody cyenze kunze yaramwishyuye hari amount of money yamuhaye ntabwo bishoboka ko ni batatu harimo na Joe Brown that's why rero nkubwira ngo okay ntago ari itegeko ariko mu buryo bwo kutandamayininga level cyangwa brand cyangwa artiste mugenzi wawe ugomba kumukorera some promotion nje nta nindi conclusion natanga aho ngaho it's okay ndabyemeye ntago social media ze ziracuruza yanamwishyura ye ariko kuko nimba avuga ko nta mafaranga abona yakwishyura brand nkiriya that's why Diamond nabikore for passion for supportinga brand cya artiste mugenzi we yego kandi atabikora nta mategeko amuhana niba kuko nta contract nta mafaranga yagiye muri deal uko yabivugiye muri ratuwa arimo bivuze ko nabikora azabikora kuri we bitewe nuko yageze gute azabikunda yego nibyo ngibyo urakoze cyane kugunaka ntago dusoje ikiganiro ahubwo ndagira ngo uyu mujene Habijay nawe tumuhe flow nawe agikina tubwira gatoya ese iyi ndirimbo Pompom igisohoka ubundi muri ko yasohotse yayiprimerinze bwa mbere mu gitaramo cya The New Year Groove cya gitaramo yahuriyemo na DPN mu kutariki ya mbere ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka twatangiye 2026 iyi ndirimbo Pompom turibuka uriya munyamerika Asho Speed aza mu Rwanda ejo bundi muri ratuwa yarimo yo gutembera ibihugu 29 bya Afrika ageze mu Rwanda ari mu modoka yabwiye umushoferi we ati nkinira indirimbo Pompom by Bruce Melody nabwo ndabyibuka ejo bundi nakurikiraga ikiganiro kuri iriya FM yo muri Tanzania yitwa EFM Tanzania yakurikiye ikiganiro ikiganiro yakozeyo kuri EFM Tanzania bamubashije kujyanye no kuvuga ko yaba yarishyuye uriya Asho Speed kugira ngo abashe kumukorera promotion cyangwa se abashe gusaba irandirimbo ariko avuga ko nawe yarebaga live nkuko abandi bose bazirebaga ntabwo yigezamo amafaranga bivuze ngo niba ko nta yamuhaye nkuko yabihakanye bivuze ko ni indirimbo yamaje gufata indirimbo nini cyane ku rwego rwa Afrika ndetse no yagize gute yasutse no yanageze kuri rwego mpuzamahanga icyo nshaka kugira ngo nkubaze ni iki ngiki rero Habijay nkawe urabona bimufasha iki iyi ndirimbo yamusigira iki
nkuko yahuje nyine abantu bakomeye, yahuje abagabo banini, Joe Brown ndetse na Diamond Platnumz, ndetse ni tour arimo agenda akora indirimbo promotion, bibuze kumufasha iki, bibuze gusiga iki ku izina nka Bruce Melody, nka Brandy ndetse na 150 AM nka Reboye, ndetse ese iyi Pom Pom igiye kongera igarure umuziki nyarwanda kuri Spotlight, tubone nyine nkuko iriya ndirimbo ya Meddy yabaye mega hit banga, itarabona indi na kuri njyewe mva ko itabona iyisimbura ku rwego yagezeho kabisa. Ese twayifata muri iyo shusho? Yego. Murakoze. First of all, reka tubanze declaring kano kantu. Bruce Melody ni umukozi, ni munyakazi nkuko we yabivuze, atitaye kuba muca intege niko babivuga. hari akantu kigeze gutraninga bavuga gutyo, atitaye kuba muca intege, we arakora kugira ngo ibintu bye bizabe bisa neza. Mu kandi kanya bakuvugana n'uri akogunaka akubwira impamvu Diamond ada promotinga indirimbo ye, ariko uyu muhanzi Bruce Melody ntabwo we ibyo ngibyo byitayeho, mbese ari buze gupromotinga cyangwa ntabwo ari buze kuba ya promotinga, we yagusanga ni wawe mu rugo akagutsindayo. Uri kubona ko we muri urugendo afite mu minsi rwo gupromotinga indirimbo ye Pom Pom, yahereye mu Rwanda ajya Tanzania, ariho iwabo noneho kwa Diamond, abatinda gukubita ngo usange ni wanyu, niba na ngombwa ndize no kugusanga mu nzu iwawe. Ibigaragara urabona ko we ntabwo afite za ntege nkeya zo kuba atari kumwe na muntu bakoranye, kugira ngo za ngendo hafi ya zose cyangwa se abe yaza kumwakira mu gihugu cyiwe, ntabwo ngibyo abyitayeho. Yakomeje urugendo agera Kenya, wabonye akana gatoya, sinzi nimba ako kabora wigeze ukabona barimo yitwa Tengetenge, no mu TikToker kabisa, umpeti ukomeye byatari kuri TikTok, akorera cyane n'indirimbo nyinshi, kuba yaza muri Pom Pom nagari ikibazo komeza. Hari Tengetenge, hari nakandi kana k'agakobwa gatoya kari kwereka Bruce Melody ko kazi kubyina indirimbo ye, ari no kubigisha uburyo ki babyina indirimbo ye. Icyo mbona ni kimwe kuri Bruce Melody mu Rwanda. Pom Pom urebye ni indirimbo ikunzwe n'abantu benshi, kandi urebye ntabwo Bruce Melody we afite imbaraga nyinshi zo gushira mu gupromoting indirimbo ye mu Rwanda, kuko bisa n'ibyikoze, ahubwo ari kugira ngo agere no hanze, nkuko iyi East Africa yamaze kuba yayizenguruka, za Tanzania yagezemo, yageze Kenya, yageze Uganda, yaduteguje ko no mu minsi iri imbere agiye kujya UK. Ni ibintu byiza, urumva ko agiye kuva muri Africa ajye noneho international. Sinzi nimba uri kumva icyo kintu cya Pom Pom. Ndabyumva cyane. Nagushimira ncyo narenzaho. Asante sana. Urabyumva kabisa, abajene biteretse bivuga neza, ariko ikibazo ni nkubajije, ntabwo ngwishije ku ngingo neza on the point nashakaga. Ndagira ngo kano kantu umfashe gukumva bwana Kogunaka. Iyi ndimbo Pom Pom igiye gushyira umuziki nyarwanda hahantu Meddy kabisa, tuvuga ko yawugejeje abinyujije mu ndirimbo slowly. Ubitekereza gute? Ku ruhande rwanjye siniyiri buze kubikora gusa, bitewe na projet afite, izakora byinshi kurenza iyi, ariko mu by'ukuri iyi Pom Pom ishobora kuzaca ku gahigo. Ikintu mbikomorezaho, niba waritegereje izira tuwaze zose, Bruce Melody tubyemere, tumuhe credit, ni umuntu uzi kuganiriza social media. Natunguwe agera kuri Clone Media ukagira ngo just ni nko kuri Kiss FM mu Rwanda, just kuna kiringa nabo wajya ngo baramenyeranye, yageze kuri Kiss FM amera nkaho wajya ngo ni umuntu wari usanzwe ari kumwe na Austin, wajya ngo ari kumwe na Austin, sibyo? That's why mvuga ngo izagera ku rwego rurenze, kuko buri muntu wese hariya yageze no ku kibuga cy'indege, agezeyo ni wa muntu utagenda muri kwa kundi tubizi abahanzi bakomeye bagenda bihishe amagofero amakoti ngo bagiye guhitamija mu modoka aganiriza itangazamakuru. Abajene bato nabonaga kabisa. That's why rero ubundi kugira ngo indirimbo ibe ku rwego rwo hejuru, sibyo,
first bihera kuri wowe n'ukuntu witwara kuri public nimba babashije kuyikonveka kandi ayikonveka atabigize adashyizemo ibintu by'imbaraga oya just nikateye ni naca yiwe. Rero ntabwo Crown Media izarika guplayinga indirimbo ye, Kiss FM ntabwo izarika guplayinga indirimbo ye, BBC wabonye ko yavuze n'amakuru just ukuntu naho biranyinura munyamakuru bagira ngo baraziranye n'umuntu uzi kuganiriza social media. That's why rero mvuga ngo iyi pompom okay ishobora kutagera kuri ya Meddy kuri la song ya Meddy, ariko mu byukuri iyi ni indirimbo igiye gusigara ari sereri mu mitwe y'abantu kuko ayikoreye promotion zigaragara, agerageje gucreate icyo bita ama relationship na maradi atandukanye n'aba DJ batandukanye, sibyo? Rero that's why mvuga ngo iyi pompom ishobora kuzagera ku rwego ashobora kuba yifuza. Right, thank you so much. Pompom ni indirimbo ya Bruce Melody ndetse na Diamond ndetse na Joe Brown, indirimbo nziza byatari kabisa. Kucyo bavugaga cyo kuba yazaba mega hit ikaba indirimbo nziza icaga higo, ngenda bishingira ku kuntu kabisa wari komoje ukuntu aganira mu itangazamakuru bra. Ngira ngo ni mu Rwanda bikorera gusa, ako yageze ku binyamakuru kwitangazamakuru byo hanze nta Kinyarwanda bumva bro, aganira icyongereza nk'umunyamerika kabisa, kumva afite topic, afite content, afite kabisa nyine nundi muntu kabisa, nundi muntu nyine munyakazi tu. Twe twamurinda boze abandi nabo bakamwigiraho ndetse n'aba upcoming artist kenda mwigiraho natwe kuko dufite abo tugenda twigiraho umunsi ku munsi kugira ngo ibintu dukora dukomeje kugenda dushobora kubinoza kandi tube aba professionnel mu mwuga. Uyu munsi ubona ushobora kubona wenda haro bitameze fresh, bitameze neza, just drop your suggestion, duhe igitekerezo cyawe kiduhereze ndetse unagende utubwira aho bitameze neza, tugenda twakosora ko tubero kwiga muri rusange. Ariko tutarasoza mbere dusoza akantu gato dusorezaho ku kintu bisize ufite icyo ushaka kubivugaho ko gunaka kusogiye gusigana none ku muziki nyarwanda ndetse no kuri Bruce Melody muri rusange. Sorry, iki gikorwa koze kigiye kumusigira ishusho nziza, kigiye kumusigira kuba twamwita 001 rirahama byanze bikunze. Hano hantu agaragaje ikintu cyo gufokasinga we ku kazi, you know, nicyo mugenzi wanjye yavugaga, ndetse ntabwo nitaye ko nageze muri Tanzania ntunyakire kandi twarakoranye collab oya, you know, just nashingiye gukora promotion. That's why rero bigaragara ko umunyakazi we icyo yitaho nakazi bigiye gusiga ishusho irenze kuri we kuko agiye mu bihugu bitandukanye. Ntabwo okay ashobora kuba bose atari bubagereho, bose batari bumenye ko yahageze, ariko ababimenye barafasha abatabimenye kuhagera. Okay? Ku muziki nyarwanda muri rusange birasigaho ko just irandirimba igiye guca gahigo, buri muntu wese, buri mu artist wese agiye kugira ikintu bita gushaka nawe izira promotion, gukora ikintu kugisasira kugira ngo ikintu kibe gikomeye. Kandi ikindi bisigire n'isomo aba artist bo mu Rwanda bose bakora akazi babe bamunyakazi. Nasante kabisa, nekereza ko bihagije, nekereza ko turasobanukiye kandi turanyuzwe muri rusange. Icyo twakora twebwe no kugira ngo tubashimire mwakomeje kugenda mudukurikira, mudutwereka ko mudukunda, muduheza ibitekerezo byiza, comment, suggestion, byose n'ibintu byadanje kuri twebwe. It's a big thing for us. Mukomeze mutwereke urukundo kandi mudukorere share aho bitemeze neza, mutwereke mutubwire muti hano ntago ari sawa, dukosore ko nicyo tubereho kwiga muri rusange. Nitwa Aime, ngicyo nakora no kubashimira abashaka turi kumwe n'abasenguzi bakunda ibyo bakora kandi barabikunda. Nkunda umuntu ukunda ibyo akora kandi nkunda umuntu ukunda umwuga kandi adategeza ko yabikora professional, atijandika mu matiku ngo abone views, ahubwo abikora kugira ngo abone experience. Yego, nitwa Aime, uyu mujene yitwa Habijay. Nagushimira kurushaho umujene wanjye. Murakoze cyane. Nimutaha tuzagukenera kandi uzitabe. Ndahari. Abantu baragukunda kandi ni hame kandi sikose. Nanjye ndabakunda cyane. Wambaye neza uyu munsi. Merci. Asante sana uta. Murakoze. Kugunaka turi kumwe bro, nawe uta. Asante pa. Wakoze kwa natwe. Asante na. Uta uzagaruke. Yeah. Turi kumwe cyane audience, wakoze cyane cameraman, nawe utaha. Ciao ciao, bye bye. We love you so much.